yes, wowe nka rising artist uri aho ngaho wifuza kuba star, wifuza kuba wahinduka umusitari w'ejo hazaza, ukeneye kuba wamenya ibi bintu bitatu byonyine mbere y'uko winjira muri studio ukajya gukora indirimbo yawe ya mbere. Before utarajya muri studio ukeneye kumenya ibi bintu uko ari bitatu ngiye kuba nakubwira. Ikintu cya mbere ukeneye kuba wamenya cyangwa se washyira mu mutwe cyangwa se kuba wakwitaho mbere na mbere, ukeneye kuba washaka producer. Iki ni cyo kintu cya mbere ukeneye kuba wamenya, ukeneye kuba washaka producer. Ati kubera icyo ukeneye producer? Ukeneye producer mwiza uri bwumve talent yawe, uri bwumve lyrics za myandikire yawe, mbese wa wundi muri buze kuba mwagira iki, mwafatana gutya nyine mukaba umwe. Mbere na mbere niwe umuproducer ukeneye, wa wundi uri bukumve, wa umuproducer uri bukumve niwe ukeneye kuba wabasha kubona. Icya kabiri, rising artist ukeneye kuba star, ukeneye kuba wahinduka famous, ukeneye kuba wagira telefone nziza iri buze kubasha yafata ifoto nziza. Ati kuki? Impamvu ukeneye telefone nziza ni uko utaba umusitari muri iki gihe, muri iyi generation turimo, udafite telefone nziza ishobora kuba yafata video nziza, idashobora kuba yafata video nziza cyangwa se ifoto nziza. Icya gatatu, ukeneye kuba wakenera content creator. Nkawe nk'umusitari ukeneye kuba star, nkawe rising artist ushaka kuzamuka, ushaka gukora indirimbo bwa mbere, ushaka kujya kwinjira muri studio, ukeneye kuba washaka content creator, umuntu ushobora kuba yagira iki, yagutekerereza content ushobora kuba wakora kugira ngo ubashe gupika imbuga nkoranyambaga abantu bakumenye. Ati kuki? Ushobora no kwibaza ikindi ngo kubera iki nkubwiye ibintu bitatu ariko nkaba nashyizemo amafaranga. Ndabizi amafaranga urayakeneye, ariko mbere na mbere niba utaragira ikintu ugeraho ukeneye ibyo bintu bitatu nkubwiye hano hejuru. Kubera iki mvuze content creator? Ese wowe ntabwo nzamugura amafaranga? Ahangaha ushobora no kwifashisha inshuti yawe cyangwa se ukifashisha umuvandimwe wawe, apfa kuba ari umuntu ukwegereye ushobora kuguha ibitekerezo bimwe na bimwe. Iki cyari igitekerezo cy'uyu munsi. Komeza niba ushaka kumenya ibindi bitekerezo, motivation kuri music cyangwa se tips kuri music, ushaka kuba successful in music in your career, nkurikira followinga, amazina ni Nesta 256 kuri social medias zanjye zose.